twababariwe ibyaha byacu byose. Kubera urupfu rwa Yesu twarababariwe kandi twahawe amahoro n'Imana, twakuwe mu bubata bw'ibyaha n'urupfu. Ryateka shitani yari yaraciye ryahise rikurwaho. Wa mugambi mubisha shitani yari adufiteho wahise urangira kubera urupfu rwa Yesu Kristo. Ntitukiri imbata z'ibyaha, ahubwo twahinduwe abana b'Imana. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana nibaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo rivuga kuzuka kwa Yesu. Ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe riravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Tugiye kuvuga ku rupfu rwa Yesu, tuvuga no ku kuzuka kwe. Niba nta rupfu rwa Yesu rwabayeho, ubwo nta n'agakiza kaba kariho. Kandi niba nta kuzuka kwe kwaba kwarabayeho, ntago twagira ibyiringiro. Reka dusome amagambo ari mu Bakorinto, urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere mu bice 15 ku murongo wa 17, twumva ukuntu hatubwira. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 17 haravuga ngo dusome mu izina rya Yesu. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Urupfu rwa Yesu nirwo rwatumye habaho agakiza, ndetse ni narwo rwatumye habaho kwizera. Kristo abaye atarapfuye, nta gakiza kaba kariho. Nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana, ibyiringiro dufite ubu n'agakiza dufite ubu tubikomora kuko Yesu yapfuye ndetse akazuka. Amavu n'amavuko y'urupfu rwa Yesu. Yesu yapfuye kubera yuko umuntu yacumuye kuva kuri Adamu kugeza na n'ubu. Umuntu Imana yaremye yaracumuye kuva kuri Adamu kugeza na n'ubu. Kandi icyaha cyazanye urupfu, ndetse kizana n'itandukaniro hagati y'umuntu n'Imana. Nta muntu washoboraga kwikiza ku giti cye, keretse habonetse umuntu wagombaga kuba incungu ya bose. Uwo ni Yesu Kristo, nta wundi. Iyo dusomye mu Baroma ibice byaho 3 ku murongo
wa 23 haravuga ngo, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu, nk'uko byanditswe ngo, ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo kwitondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa, ariko nucumura ku mategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse ubusa. Nta muntu rero wari gushobora kwikiza ku giti cye. Kuba umuntu yaratandukanye n'Imana, nta bumwe bagifitanye, kuba shitani yarazanye urupfu kubera icyaha, kuba Adamu yaracumuye ari umuntu Imana yaremye, ibyo byagombaga gutuma habaho igitambo cyagombaga kongera guhuza umuntu n'Imana. Imana rero yataze igisubizo, yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo abe igitambo. Tugiye kurebera hamwe uko Yesu yapfuye. Yesu yabambwe ku musaraba, apfa urupfu rubabaje cyane, urupfu rwo guterwa imisumari mu biganza ndetse no mu birenge. Yarashinyaguriwe, arasekwa n'abantu, yikoreye imibabaro yacu yose. Yesu yapfuye urupfu rubi. Yesu yabambwe hejuru y'isi, umuhisi n'umugenzi amureba, kandi icyo gihe nta kindi kintu yari yambaye urubindo, ndetse bamutegesheje n'amuha mu mutwe. Icyo gihe rero nta cyaha yari yakoze. Uwari wacumuye yari umuntu, kandi ibyo bicumuro byari byakomotse kuri shitani. Umuntu yemera kumvira shitani, aragenda arya ku giti Imana yari yamubujije. Agasuzuguro rero k'Adamu na Eva niko katumye Yesu abambwa ku musaraba, kubera ko abamukomotseho twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo dusomye muri Yohana ibice 19 umurongo wa 30, haranditse ngo birarangiye. Yesu ngo bamushomesheje kuri vino, bamushomesheje ngo kuri vino, hanyuma birangiye ngo umutima uraca. Ahera akavuga ijambo rirenga, aravuga ngo birarangiye. Umurimo wo kuduha agakiza wari urangiye, kuko icyari cyarazanye Yesu mu isi kwari ukudupfira. Mu gihe rero yari amaze gushiramo umwuka, byari birangiye, agakiza twari tumaze kugahabwa. Kandi igihano cy'ibyaha byacu cyari cyishyuwe. Ibyaha twakoze byagombaga kwishyurwa, urupfu rwa Yesu Kristo ndetse no kumena amaraso ye. Icyo nicyo cyari ubwishyu bw'ibyaha twakoze. Impamvu Yesu yapfuye. Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu. Ayo magambo turayasanga muri Yesaya ibice byaho 53 ku murongo wa 5. Reka dusome twumva uko havuga. Haravuga ngo, nyamara ibyaha byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Yesu yapfuye kubera ibicumuro byacu.
kandi ibyo bicumuro byacu nibyo byatumye akubitwa. Ibicumuro byacu nibyo byatumye yikorera umusaraba. Ibicumuro byanjye nawe nibyo byatumye ahondagurwa. Ibicumuro byanjye nawe nibyo byatumye imyenda ye bayitanyagura. Ibicumuro byanjye nawe nibyo byatumye bamurambika ku giti bamutera imisumari mu biganza no mu birenge. Ibicumuro byanjye nawe nibyo byatumye Yesu Kristo ahura n'imibabaro iri mu kagero kangana kuriya. Ngo Yesu yarasuzuguwe ngo kugera no ku rwego n'ibisambo ngo bari babambanwe, ngo kimwe cyamunyeze kiravuga ngo ubundi sinumva ni wiri kuvuga yuko uri umwana w'Imana, ubundi ubwo wakwikijije natwe ukadukiza. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Aha ni ahacu ho gutekereza njyewe nawe ngo tumenye icyo tukwiriye gukora. Indi ngingo ya kabiri yatumye Yesu apfa kwari ukugira ngo yongere kuduhuza n'Imana. Icya mbere twari tubonye yuko Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu. Icya kabiri, Yesu yapfiriye kugira ngo yongere kuduhuza n'Imana. Umubano wacu n'Imana kugira ngo wongere ugaruke. Ayo magambo tugiye kuyasoma mu Baroma ibice 5. Reka twumve ukuntu Abaroma ibice 5 havuga kuri iyi ngingo ivuga ngo yapfiriye kugira ngo yongere kuduhuza n'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Reka twongere dusubiremo. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe. Ikintu cyatumye Imana irekura umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze mu isi avuke nk'uko abandi bana bavuka, yambara ubusa nk'uko abandi bana babwambara, asonze nk'uko abandi bana basonza, abe mu nzu nk'uko natwe tuzibamo, akandagiza ibirenge bye hasi amabuye amwica, dore ko kera nta n'inkweto zabagaho nk'uko natwe dukandagira hasi. Kwari ukugira ngo aduhuze n'Imana, yongere kuduhuza n'Imana. Kwari ukugira ngo itegeko ry'urupfu, Satani amaze kubona umuntu amaze gucumura atagifitanye ubumwe n'Imana, yamushyiriyeho itegeko ry'urupfu n'ikuzimu, ndetse ngo yaragiye ngo aranahafunga. Yibwira yuko umuntu nta hantu azongera guhurira n'Imana. Ariko Imana ibyitegereje yemera kwikuraho umwana wayo ngo aza gupfira nanjye mpfire. Ibyo bintu uri kubitekereza ute? Bibike ku mutima wawe wumva uko bimeze. Imana yikuyeho umwana wayo w'ikinege, kandi Imana yarebaga abantu bari mu isi ikabona ibintu bazamukorera. Icyo cyaha abana b'abantu bakoze ni nacyo cyatumye bahumwa amaso, ntibamenya yuko ari Imana yamanutse, ntibamenya ko ari Mesiya waje.
Bibiliya itugaragariza yuko ubwoko bw'Isirayeli yari yaratoranije, Imana yaratoranyije kugendana nabwo, nabo batigeze bamumenya. Nubwo habonetseho inyenyeri ikayobora abanyabwenge, kandi nubwo byari byarahanuwe, abahanuzi ba kera bakabihanura, ariko ab'Isirayeli ntibabyitayeho. Ahubwo bibwiraga yuko ngo ari umuntu uzamanuka hejuru akaza bamureba, akaza ngo akabakura ku ngoyi akabagira abategetsi b'isi. Ariko Imana yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo njyewe nawe tubeho, kandi ku iherezo ry'iyi mibiri tuzabeho no mu bugingo buhoraho. Ukwiriye gufata igihe cyo gutekereza kuri iri jambo kugira ngo uze gutanga umwanzuro nyuma mwiza. Tujye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu kwari ukugaragaza urukundo rw'Imana ku muntu. Ingingo ya gatatu yatumye Yesu apfa kwari ukugaragaza urukundo rw'Imana ku muntu. Reka turebe amagambo y'Imana aboneka muri Yohana ibice 3 umurongo waho wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka twongere turisubiremo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirweho iteka, utamwizera we amaze kuricirwaho. Amagambo y'Imana atweretse yuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera atarimbuka. Iyo ni impamvu ya gatatu yatumye Yesu ajya ku musaraba. Noneho tugiye kurebera hamwe akamaro k'urupfu rwa Yesu. Ese uri gutekereza yuko akamaro ko kuba Yesu yaragupfiriye ari akahe? Reka tubirebere hamwe. Twababariwe ibyaha byacu byose. Kubera urupfu rwa Yesu twarababariwe, kandi twahawe amahoro n'Imana, twakuwe mu bubata bw'ibyaha n'urupfu. Ryateka shitani yari yaraciye ryahise rikurwaho. Wa mugambi mubisha shitani yari adufiteho wahise urangira kubera urupfu rwa Yesu Kristo. Ntitukiri imbata z'ibyaha, ahubwo twahinduwe abana b'Imana. Ntabwo twebwe tukiri imbata z'ibyaha, ahubwo twahinduwe abana b'Imana. Kandi uyu munsi kuza kuri Yesu ni ubuntu. Kera kubabarirwa ibyaha ngo umuntu ngo yagena agatanga ibiguzi. Bamwe ngo bajyanaga inuma z'intungura, abandi bakajyana amatungo y'uburiza, abandi bakashorera ibimasa. Ariko Yesu amaze kuza, ibyo byose byavuyeho. Icyaha umuntu yakoze akakibabarirwa ku buntu. Yemeye guca bugufi, akaza agapfukama ku birenge bya Yesu, akamubwira ati mbabarira. Ibyo byonyine.
ese ufite umutima ukunze? Ufite ubushake bwo kwegera Yesu ku birenge bye ukamubwira uti mbabarira? Ibyo byonyine bituma ukira kurimbuka kukagenda. Kandi iyo umaze kwakira imbabazi za Yesu Kristo uba wakiriye n'ubuzima, uba wakiriye n'amahoro, uba wakiriye imbaraga ziva mu ijuru. Uba wabaye umwana w'Imana, nawe uhera kugakatirwa ikibanza mu ijuru. Muri nimbyari ati nahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Nawe urimo, niba warakoze ibyaha byinshi ku buryo witekerezaho ukavuga yuko utababarirwa. Yesu ababarira umuntu wese umwegereye. Tugiye kureba noneho uko Yesu yazutse. Tumaze akanya tureba uko Yesu yapfuye n'impamvu yapfuye. Noneho tugiye kureba uko Yesu yazutse. Yesu yazutse ku munsi wa gatatu. Imva yarafunguwe. Marayika yafunguye imva ya Yesu abirinduraho igitare. Abamarayika batangaza inkuru yuko Yesu yazutse. Tugiye kurebera hamwe ahantu dusanga ayo magambo. Ni muri Matayo ibice 28 umurongo wa 6. Niba unkurikiye tukaba turi kumwe turi gusangira ijambo ry'Imana, fata Bibiliya yawe usome Matayo ibice 28 dusome ku murongo wa 6 gusa. Haravuga ngo ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze, nimuze murebe aho umwami Yesu yari aryamye. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze, nimuze mureba aho umwami yari aryamye. Haleluya! Imana ishimwe. Yesu yarazutse. Abagore ngo barasindutse kare bajyanye ibihumura neza, bibwira yuko bagiye gusiga umurambo nk'uko bari bamenyereye kubikora. Ariko bagezeho baratangara basanga imvira arangaye. Ahubwo babona marayika wicaye ku gitare, ngo arangije ababwira ati bagore mwebweho mwitinya. Impamvu yavuze mwebweho ni uko igihe bajyaga baza bahamusaga nubwo batamubonaga. Habwa ati mwitinya, ndabizi ko musanga Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko ntari hano yazutse. Ahubwo ni mugende mutangaza inkuru yuko yazutse. Haleluya! Imana ishimwe. Ibimenyetso by'izuka rya Yesu. Abagore babonye imvira imwe ubusa. Yesu yagaragaje abigishwa, Yesu yavuganye nabo, asangira nabo. Ibyo byose byerekana ko Yesu yazutse koko atari inkuru y'impimbano. Ese kuba Yesu yarazutse uri gutekereza ko bisobanura iki? Kuzuka kwa Yesu bisobanura ko Yesu yatsinze urupfu n'ikuzimu. Ntabwo urupfu rwamuheranye, kandi uko kuntu rutamuheranye ni nako natwe rutazaduherana. Isezerano turarifite yuko hari igihe kizagera abapfuye bakazuka. Abapfiriye muri Kristo Yesu
bakazamuka bakajya kwimana nawe. Ariko abapfuye barakoze ibyaha baranze kumvira umwami Yesu Kristo, abo nabo bakazukira gushya byiteka. Indi ngingo ya kabiri, Yesu yarazutse. Kuzuka kwa Yesu byatsinze Satani. Yesu yatsinze Satani, atsinda n'icyaha. Yerekanye ko ari umwami uhoraho kandi umwami ufite imbaraga. Reka turebere hamwe amagambo ari mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 2, turasoma umurongo wa 24 wonyine. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo waho wa 24 haravuga ngo, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse kwakomezwa narwo. Dusubiremo, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Ijambo ry'Imana yatubwiye yuko Imana yabohoye Yesu. Imana yabohoye Yesu, urupfu n'umubabaro ntibyamuherana. Ntabwo byashobotse yuko urupfu n'umubabaro bimuherana. Imana itugirire neza. Yesu yarazutse. Ese kugira ngo natwe tube mu buzima bwa Kristo bidusaba iki? Uratekereza ko byaba bigusaba iki? Icyambere, kugira ngo urukundo Yesu yadukunze turuhesha agaciro, nuko tugomba kwihana kandi tukamwizera. Tugomba kwihana ibyaha byose twakoze kandi tukizera izina rye. Umwanditsi wanditse igitabo cya Bibiliya yaravuze ngo, niwe buye abubatsi banze, ariko ku baryizeye ribahindukirira irikomeza imfuruka. Yesu ni ibuye abubatsi banze. Abubatsi ni abantu bararyanze, ariko ku muntu wiyemeje kuryemera ryamuhindukiriye irikomeza imfuruka. Nawe kwemera iryo buye ari ryo Kristo Yesu, ni ukwihana ibyaha byawe no kwizera izina rye. Tugomba kwemera Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubuzima bwacu. Wowe ubwawe ugomba gutera intambwe ukatuza akanwa kawe. Ukatuza akanwa. Haleluya! Ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo nitwatuza akanwa kacu yuko Yesu ari umwami tuzakizwa. Nawe ugomba kwatuza akanwa kawe ukemerera Yesu, uko yinjira mu buzima bwawe, ukemera Yesu ko yinjira mu buzima bwawe ari umwami. Wizera ko ari umwami, wizera ko ari umukiza w'ubugingo bwawe. Icya kabiri, tugomba kumwakira mu bugingo bwacu akatubamo kandi akanatuyobora. Kandi tugomba kubaho no mu buzima bushya. Kujya mu rusengero ntabwo bihagije.
kuba wapfuka mugasenga ukiyiriza ubusa ukamara iminsi 15 ntago bihagije. Ahubwo igifite akamaro nuko watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, imirimo yo mu migenzereze yawe mibi, ibikorwa byo mu mitekerereze yawe bibi ukabikuraho, ukatuza akanwa ukamusaba kukubabarira, kandi ukamusaba kwa kubera umwami n'umukiza, ukamusaba ko guturamo. Igihe uzabaho mu buzima bushya. Haleluya! Kubaho mu buzima bushya rero bisobanura ko tugomba kureka gukora ibyaha. Tugomba kureka gukora ibyaha tukabaho mu kuri. Tukabaho mu kuri. Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa, arababwira ati nije kuri, nije nzira, nije bugingo. Nta muntu ujya kwa Data namujyanye. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru izina rya Yesu Kristo ritamujyanye. Kuko Yesu yahawe ubutware mu isi, abuhabwa no mu ijuru. Icya gatatu, tugomba kugira ibyiringiro. Nubwo twahura n'ibibazo, tugomba kwizera ko Yesu yazutse kandi ko natwe tuzazuka. Kwizera rero ni ukumenya udashidikanya kw'ibyiringirwa bitazabura kuba. Ingingo ya gatatu ni uko tugomba kugira ibyo byiringiro, tukamenya ko niba Yesu yarazutse natwe azatuzura tukimana nawe. Urugero, reka dufate urugero ku muntu wenda wari utuye mu nzu itarimo amashanyarazi. Inzu itarimo amashanyarazi turayita ngo ni inzu y'umwijima. Noneho umuntu akamukura muri iyo nzu akaza kumutuza mu mujyi, hanyuma yamara kumutuza mu mujyi akamuhereza inzu irimo amashanyarazi, irimo amazi. Icyo gihe bwa buzima bwa wa muntu burahinduka, n'ibyishimo bye bikiyongera bikaba byinshi. Uko niko umuntu uvuye mu byaha akihana ibyaha bye akinjira mu buzima bwa Yesu Kristo aba ameze. Imibereho n'ubuzima bwe birahinduka. Uko niko n'izuka rya Yesu rituma uwacitse intege agaruka mu buzima, kandi uwari uri mu byaha akabona imbabazi. Haleluya! Haleluya! Birashoboka yuko nawe wari utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uyu ni umwanya wo kugira ngo nawe ubumbure akanwa, umaze gutekereza ku ijambo ry'Imana, umaze gufata umwanzuro mwiza, umaze kwiyemeza yuko ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ugakurikira inzira kuyoboye. Tugana ku mwanzuro, urupfu rwa Yesu rwatuzaniye agakiza, kandi izuka rye riduha intsinzi y'ubugingo buhoraho. Nta gushidikanya kugihari. Abizeye uwo mwana bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu yarapfuye ku bwawe kandi yazutse
no kugira ngo ubeho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iri jambo ukuye kuri ca karongo kandi ukariha agaciro ry'uko Yesu yapfuye ku bwawe kandi akaba yarazutse kugira ngo ubeho. Niba utarakira Yesu Kristo, uyu munsi niwo mwanya wo kwemereramo Yesu akakubera umwami n'umukiza wawe. Reka dusenge Imana. Bene data, abari hafi n'abari kure, abakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo, n'inshuti n'abavandimwe mukunda kunkurikira kuri uyu murongo wa Kubaho Uwiteka TV, iki ni igihe tudakwiriye gukinisha, ahubwo tugomba kumenya ko hirya y'ubu buzima hari ubundi. Kandi kwihana k'umuntu ni iby'uyu munsi, ntabwo ari iby'ejo, kubera ko umuntu amenya iby'igihe asohoyemo, ariko iby'ejo ntabwo bimureba. Ushobora gutekereza uti wenda reka banze njye hariya njye muri turiya, ariko handi ukahagwa. Shitani nawe aba arekereje ko amenya ye neza yuko ugiye kumucika, agashaka kukwaruranya vuba. Aho kugira ngo shitani akwaruranye, ahubwo wowe wakwiyarura ukegera umwami Yesu Kristo, ukibuka yuko yapfuye kugira ngo aguhe agakiza kandi yazukiye kugira ngo ubeho. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwiteho. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Tugushimiye yuko wadukunze urukundo ruhebuje, ukatwoherereza Yesu kugira ngo aze kudupfira ku musaraba. Kandi ubwo yadupfiraga ku musaraba, urupfu rwe n'amaraso ye byadukuyeho ingoyi y'umwanzi, bituma tubohoka inzira yo kukwegerera harurwa. Mwana, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe n'ubushobozi byo kukwegera, kandi tugutoneho uyu mwanya umuntu wese wumvise iri jambo, n'umuntu wese uzaryumva hanyuma. Uwiteka, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo atwozeho ibyaha byose n'ibicumuro, kandi ububasha n'ubushobozi biri mu maraso n'urupfu byawe mu izina rya Yesu bidukureho ububata bwose bw'ibyaha, amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye ko turemeye ubuzima bushya, turagushimiye ko turemeye imibereho mishya yo muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko utugiriye neza, ukadufata ukuboko ukatugendesha kuzageza igihe uzatwishyira tudafite ikizinga. Bana natwe, bana n'itorero, bana n'abahafi, bana n'abakure mu izina rya Yesu, bana n'abagusenga, bana n'abakuririmbira, bana n'ubuyobozi bw'amatorero, bana n'ubuyobozi bwa leta, bana n'umuntu wese waremye mu izina rya Yesu Kristo. Ubu butumwa ubuhereza umugisha umuntu wese uzabwumva, azabashe guhindurwa n'amaraso yawe. Nuko intambara buri muntu wese arwana uzikubitisha umusaraba wabambweho, kandi muri ubu buzima uhereza umuntu wese koroherwa. Ibyo byose mbisenze nizeye ko ubyumva, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.